wari umujyi mugari wakomezaga gutera imbere umunsi ku munsi. Mu nkengero zawo hakorwaga ibikorwa bisanzwe byo mu cyaro by'ubworozi n'ubuhinzi. Muri uwo mujyi hari harimo amashuri, amavuriro, amakampani y'ibigo bya leta n'ibyikorera, ku buryo abantu bakoraga mu mujyi ari babandi babaga barize cyangwa ari babakire babaga bafite ibikorwa by'ubucuruzi byateye imbere. Abantu baciriritse babaga mu mujyi bafite akazi gahoraho, babaga ari abakozi nyine bakora muri ibyo bikorwa, ari abakarani bapakururaga cyangwa bagapakira imizigo mu modoka, abayitwaraga ku rutugu bayinjiza mu nzu cyangwa bakoraga amasuku mu muhanda n'ahandi. Abantu bose babaga biruka bibereye mu bibareba. Muri uwo mujyi hari hatuye umusore witwaga Pasiya, wari uhamaze iminsi ahakorera akazi ko gukanika amatelefone. Kuri uwo munsi yari ari kwitegura umushyitsi. Uwo mushyitsi w'umusore witwaga Logan yari aje mu kazi, yari kujya akorera muri imwe muri kampani zikomeye, ari wari ugiye kujya akora amaraporo yose. Byari kujya bimusaba gukoresha imashini igihe kirekire. Yari aje rero kugira ngo ababanye na Pasiya mu gihe gito ashakisha inzu muri uwo mujyi. Logan yakoraga akazi katumaga agaragara nk'umusirimu. Ahantu yakoraga mbere yabaga mu nzu nziza afite utubati n'ibindi bikoresho byose. Hari ingeso yari yaramubase ariko ntiyabifataga nk'ikibazo. Bwari ubuzima yiberagamo. Mu mpera z'icyumweru yabaga adafite akazi, we na bagenzi be bararaga mu kabari banywa amayoga haba ku wa gatandatu no ku cyumweru. Umukire bakoranaga yari yaramwemereye kujya akora nyuma ya saa sita ku wa mbere, kuko akenshi yabyukaga afite umunaniro uterwa no kunywa amayoga. Mu minsi isanzwe nabwo yanywaga inzoga nyinshi, gusa akazinywa nimugoroba avuye mu kazi. Yageraga iwe agateka, yamara kurya akanywa amayoga akarenzaho n'itabi. Iyo yanywaga itabi nibwo yasinziraga cyane, akibwira ko agiye kwibagiza ibibazo byose byo mu kazi. Kubera ukuntu yakomezaga kunywa inzoga, yageze ku rwego rwo kunywa inzoga zikaze gusa akajya anywa ibyuma n'itabi n'urumogi. Nta na rimwe yashoboraga kurara atabinyweye. Yaribanaga, rimwe na rimwe akararana n'abakobwa atabitewe n'urukundo yabaga bakunze, ahubwo bamwe yabishyuye. Mu gitondo yabaga abyutse yanywaga amazi menshi cyane cyangwa akanywa igikoma yabaga yaraje muri teremusi, akarya imigati yasoza akiborosa. Nk'umuntu wanywaga ibiyobyabwenge niko wabyita, kuko aribwo yasomaga no ku rumogi kandi akanywa inzoga zikomeye nubwo zabaga zemewe n'amategeko, kugira ngo atajya muri ka kazi abakiriya bakazumva zimuhumuraho. Yageraga isuku ihambaye cyane. Yari afite umuti yogeshaga amenyo, mu kanwa hakaza umwuka mwiza, akisiga amavuta meza cyane yarushagaho abakobwa guhumbura. Yajyaga kugenda akiteraga parufe akagenda ahumura kurushaho. Nta muntu ari kumukekera ko akoresha ibiyobyabwenge na gato. Iwe mu rugo hari akabati yari yaragenewe gushyiramo inzoga gusa, kandi izifunze zisanzwe nta nimwe yabagamo. Hiberagamo amoko atandukanye y'inzoga z'amarikeri bamwe bita ibyuma. Iyo yabaga yicaye iwe mu rugo ari gukora ibyo yabaga atasoreje ku kazi, iruhande rwe habaga hateretse ikirahure cyuzuyemo akarikeri. Nubwo yari yarabaswe nabyo ariko yari umusore ugifite ubwenge, kubera ko yibukaga kubinywa ariko akaniyitaho, akarya neza cyane ibyo byuzuyemo intungamubiri zose zikenewe, inyama rimwe mu minsi 3, akarya amagi ahoraho kandi akanywa igikoma cyangwa amata, akarya n'imbuto nyinshi, utibagiwe no kunywa amazi. Nta na rimwe yatekaga ngo yibagirwe guteka imboga. Yageze muri uwo mujyi asanga Pasi yarafatishije aba mu nzu nziza ya make. Pasi yamufashije gupakurura ibikoresho byo mu nzu mu modoka, zaba intebe, ameza, amasafuriya, gazi, matera n'imyenda ye, babishyira mu nzu aho kwa Pasiya. Imodoka ntiyari iye, yari yakodesheje ngo imwimure. Pasiya nawe yatunguwe no kubona umusore abaho mu buzima bw'abakire afite utubati 3, mbese wagira ngo yari afite urugo, ni ukuvuga umugore n'abana n'abakozi. Gusa byarumvikanaga kuko akazi yakoraga kamuhembaga amafaranga menshi cyane. Yaraje ari ku wa gatandatu, ku munsi yabaga yajyanye n'inshuti kunywa amayoga, yagera mu rugo akinywera n'itabi. Ariko kuko yari mu rugo kwa Pasiya agiye kuhamara igihe atazi, kuko bari kubanza gushaka inzu, yasabwaga kwitwararika. Ikindi, Pasi yari umurokore w'imbere adasoma ku nzoga, ndetse afite ukuntu yanga abantu banywaga ibiyobyabwenge. Mu mahame ye, inzoga yazifataga nk'ikintu cyanduye. Kumubwira ko unywa itabi byo byashoboraga gutuma akora icyaha cyo kugucira urubanza, akaba yakwemeza ko uzajya muri Gehinomu. Ibyo Logan yari abizi, nawe ntiyari kumubangamira cyangwa ngo atume amenya ko anywa itabi. Ariko muri we yifuzaga ko babyuka bahita bashaka inzu, akarara yimutse akikomereza ubuzima bwe, kuko atiyumvishaga ukuntu yari kwamara igihe kinini atinywera ku nzoga n'itabi. Kubera ko bwari buke ari ku cyumweru, kandi mu gitondo Pasi akaba yaragombaga kujya ku rusengero, yari yateguje uwo musore Logan, aramubwira ati mu gitondo turajyana gusenga, nituvayo tujyane gushaka inzu. Nawe ati nta ribi, turi bujyane niba ari kubishaka, n'undi se ko ntacyo naba nsigara nkora hano. Pasi yataho ni sawa, uze twijyanire unareba aho nsengera, turabanza tujye gusenga, ni ukuvuga kuva saa 3 kugera saa 6 zirengaho iminota mike. Nyuma yaho tumaze kurya nibwo turaza nyine tugashaka inzu, kandi humura nta bigoranye, hari abakomisiyoneri nabwiye ngo babe bayishaka, mbaha n'amafaranga ya komisiyo. Turava gusenga batwereka izo babonye, wowe icyo urakora ni ugushima no gufatamo imwe ukayishyura. Logan yarabyemeye bararyama, bukeye mu gitondo bitegura kujya ku rusengero.
Logan yari wa musore wiyambariraga amakoboyi mu buzima bwe bwose, akambara n'udupira tutari amashati. Uretse kera akiga mu mashuri yisumbuye, nta handi yari yarigeze yambara ipantaro y'itisi. Ubundi yajyaga mu isoko akigurira ipantaro y'ikoboyi, akagura amakoti asanzwe n'udutisheti, ariyo myambaro akunda gusa. Yarabyutse ahanagura agasupuresi ke neza, yambara agapantaro n'agatisheti ke, arenzaho igikote kuko hari imbeho. Pasiya we yari umurokore abimazemo igihe, yambara nk'abandi babanaga muri korari. Mu nzu yagiraga imyenda itandukanye, nawe akagira amakoboyi, ariko nyine yambara bitewe n'aho agiye. Uko Logan yari agiye kujya mu rusengero ameze, niko yambaraga mu gihe yabaga agiye gutembera cyangwa se ari mu kazi ke ko gukora amatelefone n'ibindi bikoresho bya elegitoronike. Yambaye ikositimu y'ubururu, ikaba ariyo yari kwambarwa na korari yabo uwo munsi, n'agashati k'umweru imbere karimo karuvati y'umuhondo, arenzaho agakweto k'umukara ka nshongo gahanaguye neza, yambara agasake keza. Bava mu rugo bajya ku rusengero. Urwo rusengero nirwo rwari runini muri uwo mujyi. Rwari ruri ahantu hagari hasa nkaho hitaruye umujyi gato, ahantu hatari hari amazu menshi cyane, rufite uruzitiro, hari n'ahantu ha parikingi. Rwari rwubakishijwe amatafari ahiye, rurimo ibirahure birebire. Bageze ahantu bashoboraga kurureba nubwo haburaga nk'iminota 8. Logan atangira kumva imiziki yacurangirwagamo, abaza Pasi ati ubu se sinagukereje brother, uko numva wagira ngo batangiye gusenga. Noti wapi, hari abantu bazinduka ku rusengero bakabanza gutunganya inzira z'amajwi, bakaba bizeye ko mikoro n'ibyuma bimeze neza ku buryo nta kiri buze kubatenguha mu gihe umwigisha arabafashe mikoro. Nicyo kiba cyabazinduye, kandi ntibakwicwa n'irungu, baba bacuranze uturirimbo, n'abandi baje gusenga bazindutse bakaba basusuruka bajya mu mwuka. Logan ati bajya mu mwuka bawujyamo bate? Mu rusengero habamo umwuka utandukanye n'uyu muyaga turimo. Pasi yaramusetse ati ariko n'ubwa mbere ugiye mu rusengero? Nawe ati sha ntakubeshye, ni kera najyaga mu misa, ibintu byo gusenga simbiheruka, ariko mu barokore ho naba nkubeshye. Ubundi se mu rusengero biba bimeze bite? Kwanza mbwira ibyo kujya mu mwuka uko biba bihagaze. Pasi yaseka cyane ati iyo abantu bavuze ibyo kujya mu mwuka, ntabwo baba bavuga ko bajya ahantu hafatika cyangwa bafite imiterere runaka, ahubwo ni imvugo ikoreshwa mu buzima bw'abakristo bemera ibyo kujya mu mwuka, ishaka kuvuga ko umuntu yinjira mu bihe byihariye byo kwegera Imana mu buryo bw'umwuka no mu bitekerezo. Kandi kujya mu mwuka ntabwo biterwa no kuba umuntu ari kuririmba gusa, ahubwo n'igihe umuntu ari gusenga, ari kuramya, ubwo nyine ari kuririmba ziriya ndirimbo zacu, cyangwa agiye gutanga ituro, ashobora kujya mu mwuka. Bitangira umuntu wari uhangayitse atangiye kumva afite ihumure, amahoro cyangwa imbaraga atarasanzwe afite. Logan ati igihe abantu bajya mu mwuka kiba giteye gite? Bajyamo ryari? Ubwo se nibava mu mwuka harakurikiraho izihe gahunda? Pasi yaramusetse aramubwira ati ariko ushaka kumbiza ikiyaho gusa, ibibazo byawe niwe umuntu wa mbere mbyumvanye rwose. Njye nanabikubwiye, abantu bashobora kujya mu mwuka mu gihe bari gusenga bihugiyeho, nta wundi muntu bari iruhande, bagasenga bibavuye ku mutima, bafite byinshi bashaka kubwira Imana bibabaje cyangwa bibashimishije. No mu rusengero umuntu asa nkaho agiye mu isi ya wenyine, akibona hafi y'Imana atitaye ku bamwegereye. Ahandi abantu bajya mu mwuka ni mu gihe baba barimo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kubera amagambo barimo uraririmba ukumva nyine ugiye mu mwuka. Abandi bo bajya mu mwuka barimo kumva ijambo ry'Imana mu gihe ribashishikaje cyane, wenda rikaba ari ijambo rihumuriza, kandi bo bari mu gihe cy'amarira, cyangwa se bakavuga inyigisho z'ihumure ku bakoze ibyaha, bababwira ibyiza byo gusaba imbabazi no kwihana, ko Imana nta cyaha itababarira, cyangwa bagashimira Imana kubw'ibyo yabagejejeho. Muri icyo gihe niwe aba akitaye ku bindi bintu nk'amasaha, abantu babareba, ibibazo bafite cyangwa ibindi bibavangavanga. Baba biyibagiwe, umutima wabo wose ukibanda ku Mana. Muri iyo mimerere baba bagiye mu mwuka. Logan yarasetse aramubaza ati none se uri pasiteri mwana, uzi ko usobanura nkaho uri umwigisha ukomeye, ubu se wabimenye ute? Pasi ati ariko nibwo buzima mbamo, nta kigoranye kuko nabigusobanurira. Nawe ukomeje kujya uza gusenga ugakizwa, wazafashwa na Mwuka Wera ukajya usobanura ibintu neza. Logan yakomeje gutangara. Pasi aramubwira ati ahubwo nari nibagiye kubikubwira, mu rusengero habamo Umwuka Wera, ni ukuvuga imbaraga z'Imana zikorera mu bantu binyuze mu buryo bw'umwuka. Uretse ko nyine hari andi madini atabyumva nkatwe, ariko nyine twe twizera ko ariho Data, Umwana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera rero nta muntu umubona, ariko ashobora kugaragarira mu bikorwa, agatera abantu ubushake bwo gusenga no kuramya, agatanga ihumure n'umutekano, agatuma abantu bihana ibyaha byabo, agatera abantu kuvuga amagambo y'Imana cyangwa guhanura, agatuma abantu barushaho gukunda Imana no gukora ibyo ishaka. Kandi nawe nugerayo urabona Mwuka Wera. Logan ati baramubona, barawubona. Umwuka baramubona cyangwa barawubona? Wabivuze neza urabiki. Byabanje kumucanga, niyumva neza icyo ashaka kuvuga. Pasi yagize ati kumbe nibyo wari uri kubaza.
wari utumye bimvanga. Nyine turamubona kuko tumufata nk'umuntu, tumufata nk'inshuti yacu, mbese ukumva ari hafi yawe, ukumva amagambo ye mu mutima wawe, ukumva imbaraga zawe zizamuka. Iyo bimeze bityo ntiwavuga ngo turawubona nk'uko uvuga umuyaga cyangwa umwuka usanzwe, uravuga ngo turamubona kuko tuba tumwegera nk'inshuti yacu. Logan ati ndumva ibintu byose ari bishya pe. Pasi ati humura, uzagenda ubisobanukirwa nukomeza kuza gusenga. Nyine bivuze ko umwuka uba mu rusengero atari ikintu gifatika, ahubwo ni imbaraga z'Imana zikorera mu mitima y'abantu. Logan ati ndamenye nte ko bawugiyemo, ndabwirwa n'iki ko watangiye gufata abantu bari banyegereye, njye se ninkugeramo biragenda bite? Nawe bashobora kuza gutangira gusenga bisanzwe, buhoro buhoro bagatangira kumva bari kurushaho kwegerezwa Imana. Nanone bashobora gutangira kuririmba, noneho bagafatwa n'amarangamutima yo guhimbaza Imana cyane, bakarira bagapfukama hasi. Hakaba n'igihe batangira kumva amagambo y'Imana mu mutima wabo nta muntu yavuze. Bamwe bagatangira gusaba Imana imbabazi kubera ibyaha byabo, bakatura bakicuza, abandi bakerekwa cyangwa bagahanura. Logan atumva ko nigeze ngo ndi umusomyi wa danje. Ibi byo nibishya mu matwi yanjye, nta hantu nigeze mbisoma. Ibyo bintu hari igitabo biba byanditsemo se? Noti muri Bibiliya nta kintu kitabamo. Nubishaka umbwire ngo Bibiliya imwe mfite ebyiri, ugisoma ku manywa na nijoro wibwira, uzabonamo byinshi bitandukanye. Bari bageze hafi y'urusengero, habura nk'umuntu umwe ngo binjire mu marembo. Logan aramubwira ati tube duhagaze gato nkubaze. Abantu babanyuragaho bakabasuhuza bakikomereza bitana bene data. Abasore n'abagabo bamunyuragaho bose bari bambaye amakote n'amakaruvati n'inkweto ziterwa siraje. Logan abaza Pasi ati none se nditwarane ningeramo? Ndumva mfite isoni kubera ukuntu nambaye, mfite ubwoba bwo kuza mu rusengero rwanyu ntandukanye n'abandi. N'ubwa mbere bakiganira hari umukobwa wabagezeho yihuta humura. Yari yambaye ikanzu nziza itamwegereye ariko itamurekuye cyane, igeze hasi gato y'amavi, ariko nyine byiyubashye, yarengeje ikote ry'ikositimu ry'abakobwa amwe abakoze nk'ay'abagabo. Yageze iruhande rwa ba Logan yumva basa nk'abari kuganira ibintu byihariye. Logan yarahindukiye abona umukobwa mwiza bitavugwa, wari wambaye neza yaberewe, afite ka Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo mu ntoki, n'agakapu gato cyane atwaragamo telefone n'agatambaro ko kwihanaguza ibyuya. Yabageze iruhande abanza guhagarara nk'umuntu ukanze abantu bari kwiganirira, afata ku kuboko kwe kumwe abahereza ukundi abasohoza, abavuga mu bwinshi ati mwaramutse mute Pasi? Yasuhuje na Logan ati muraho neza. Pasi yahise amubwira ati wazindutse Tricia, kandi uyu munsi wambaye neza, ubanza hari ikintu waduteguriye. Tricia yaramwenyuye aramubwira tumva mushonje muhishiwe, none se ko mwakomeje guhagarara hano inyuma y'amarembo? Pasi ati haracyari iminota myinshi ngo amateraniro atangire, twashakaga no kubanza kugusohoreza hano. Tricia aseka cyane ati nibyo se? Niho yego da, ariko ubwo uje dushobora kwinjira. Yarabyumvise ko bamubeshye, ariko ibyo byari ukuganira, ntiyari kubifata nko kubeshya bisanzwe, byari urwenya ruraho. Logan we yari yamurangariye atari kwiyumvisha ko umukobwa mwiza nk'uwo yaba asengera mu barokore. Abakobwa beza nka Tricia yarazi babaga ari abo bahuriraga mu tubari, bambaye imyenda migufi, bafite imisatsi batejeho, mbese ari abakobwa bo mu mihanda batagira ikinyabupfura. Ariko Tricia we yari umukobwa wari wifitiye umusatsi mwiza usanzwe, azi kwicongesha no kuwusokoza neza. Yari inzobe mo gake, afite agahu gake kanyerera, afite amaso meza kandi afite ijwi ryiza. Nyuma yo gusohoza Logan amubaza amakuru, we yafashe iya mbere aramwibwira ati nitwa Tricia. Kumwibwira byari kugira ngo nawe ahera hamwibwira. Nawe yaramubwiye ati nitwa Logan. Tricia ati Logan ikaze, wowe na Pasi reka mbe ngiye kubategurira umwanya mbe mbahanagurira n'intebe. Barasetse aragenda basigara aho baganira. Amaze kugenda Pasi yasigaye amubwira ati urabona ko uraba wisanga, harya ntiwambazaga ngo uri bwitwara ute nugeramo? Logan ati ahubwo se wigeze unsubiza? Uri kuvuga ngo ndabona ko nisanga, ariko na n'ubu ndumva ufite isoni kubera ukuntu nambaye bitandukanye n'iby'abandi. Uzi ko n'abakobwa barenzaho udukote tw'udukositimu? Pasi yarasetse ati nawe wikabya mwana, suriya gusa ubonye, kandi humura twazindutse, mu rusengero haracyarimo abantu bake, haraza abandi ubundi bambaye mu buryo butandukanye. Nuko nawe korari yari kuri abambara. Yarakomeje aramubwira ati ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko mu rusengero atari ahantu ho kwiyerekanira, ni ahantu buri wese aba akwiriye kwisanga. Ntugomba kugira isoni cyangwa ubwoba bwo kwinjira mu rusengero kubera uko wambaye. Imana ntabwo ireba ikoti cyangwa inkweto, ntireba kuri pasiteri cyangwa kuririmba muri korari, ahubwo ireba umutima. Niba utumva ko ari agahato kanjye kuko wenda nakwinginze ngo umerekeze ukaba waje bikorimo, Imana birayishimisha. Ntugire ubwoba, buri wese ubona hano yahageze bwa mbere. Twese twagiye tuhaza bwa mbere twambaye uko tubyumva kandi byari ngombwa, ariko igihe cyaragize turasobanukirwa, dutangira gukora mu buryo bw'umwuka, tujya mu makorari. Ubu njye nambaye yo muri korari twambara twese. Urumva se ari bikaze? None se kuki uri kumva ko utahera abandi bahereye? Imana ntishaka bujuje ibisabwa, ishaka abakeneye kuyegera gusa.
Rogan ati ntaribi, reka noneho twinjire ndebe uko imbere biba bimeze, niho turi buza kubikunda, kuko mu rusengero ni nko mu ivuriro, niho umuntu wababaye ajya, niho umuntu wananiwe yerekeza kandi akaba yaruhutse yakize ibikomere by'umutima. Niba uri kumva ufite isoni cyangwa ufite ubwoba, menya ko ubwo ari wowe Imana yifuza kuruta abandi bose. Iyo umbwira ko udafite ubwoba ahubwo byari kumbabaza, kandi ari ku munsi wa mbere. Ni ibisanzwe ko umuntu yumva nk'ayo mu gihe agiye mu bantu bashya atamenyereye. Icyo nakwizeza cyo ni uko urataha wishimye. Ubonye Tricia yibajije ku kuntu wambaye? Rogan ati nuko wenda uriya yicisha bugufi, cyangwa se wenda akaba bigendanye ku mutima ariko ntabivuga kugira ngo atance intege kandi ari ubwa mbere nje. Pasi ati oya Rogan, winjire wisanzuye, ntutinye amaso y'abantu, wite ku maso y'Imana. Ubundi se bw'abantu bakwita kuko wambaye byaba bitwaye iki? Icya mbere ni uko wowe usenga kandi ukabikora ubikunze. Barinjiye, Rogan yicara ku ntebe y'ahagana imbere kuko yari mu bazindutse. Pasi yaramubwiye ati mu kanya niba ujya kuririmba imbere, wowe ukomeze wicare hamwe, nukenera gusohoka ntari bujyeyo biremewe, kandi nizeye ko Imana iraguha kwishimira kuba aha hantu. Mu gihe bari bicaye mu rusengero, amateraniro yaratangiye, baririmba indirimbo, barasenga, batangira gukurikira ijambo ry'Imana. Rogan we mu mutwe harimo ishusho ya Tricia. Yanyuzagamo agahindukira ngo arebe ko yabona aho yicaye, ariko akabona abantu ari benshi cyane, nawe akirinda kwiraburiza ahindukira buri kanya. Mu gihe bari mu materaniro mo hagati, uwari uhagarariye iteraniro yahaye Tricia ikaze ngo ajye gutanga icyigisho yari amaze iminsi ategura. Rogan yaketse ko ari undi Tricia wenda, umutima urasimbuka, yibaza ibiri kumubaho biramuyobera, kuko yibwiraga ko atangiye gusara kubera ubwiza bw'umukobwa yari yabonye ku irembo. Ubwiza bwa Tricia bwari bwamukuruye, ari kwifuza kongera kumureba. Ku bw'amahirwe Tricia wari wamusoje ku marembo niwe wari ugiye kwigisha. Noneho yicaye adakibaguza, amuhanga amaso. Yari afite amatsiko yo kumva icyo yari agiye kuvuga nuko ari kwitwara. Tricia yabanje kubasuhuza nk'uko abandi bigisha babigenzaga mu rusengero, bavuga haleluya nk'eshanu, hanyuma afata Bibiliya yarayifungura, ahanga amaso iteraniro, maze aravuga ati nishimiye kongera guhagarara hano, ariko nejejwe cyane no kubona abantu beza baje mu rusengero uyu munsi. Ijambo Imana yampaye ni iryo kwizera, ariko ndifuza ko turijyanamo twese nk'abantu barikeneye, ntituba abaryumva gusa ngo dusohoke mu rusengero uko twinjiye. Yarekeye aho gato, aribuka abantu bamwitegerezaga, arakomeza aravuga ati kwizera ni impano, ariko ni n'icyemezo. Ni icyemezo umuntu afata cyo kwegera Imana, atari uko yujuje ibisabwa byose, atari uko ameze neza mu maso y'abantu, ahubwo ari uko afite inyota yo kumenya Imana. Niyo mpamvu uyu munsi nshaka kubabwira ngo Imana ihamagara ab'isi itakiriye. Yafunguye Bibiliya arasoma ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntugire ubwoba kuko ndi Imana yawe, nzagukomeza, nzagufasha, nzakurwanirira. Akimara gusoma yarayirebye ayifunga gahoro, maze ahanga amaso urubyiruko rwinshi rwari rwicaye imbere. Yarababwiye ati uyu murongo wanditswe mu myaka 100 ishize, ariko uyu munsi uracyavuga ibintu twese dukeneye kumva. Imana ntiyahindutse kandi yarahiriye ibi bintu byo kudufasha nta kiguzi twatse. Yaravuze gusa ngo ntutinye kuko ariyo tuba twarahisemo kuba turi kumwe nayo. Niba waje mu rusengero bwa mbere ufite ubwoba, wumva utameze nk'abandi, wambaye ukundi, utazi uko basenga, ndakwibutsa ko ari Imana yandikiye umurongo. Nta kibazo ifite ku buryo wicayemo, ahubwo ifite icyifuzo cyo kureba aho umutima wawe uhagaze. Rogan yatangiye kongorera Pasi ati burya se koko murerekwa? Ubu sinjye ari kuvuga, hari undi waje bwa mbere? Nawe barahari benshi, ariko wasanga ari Imana imuyoboyeho. Nawe turakomeje se? Pasi yaramuretse ngo bakomeze batege amatwi bareke gusakuza. Tricia yakomeza kwigisha. Yarakomeje ati njyewe ubwanjye ndigeze kuba umuntu w'intege nke mu kwizera. Hari igihe nakundaga Imana ariko nkumva ntabasha kuyegera neza, kuko numvaga ntari mu rwego rw'abandi. Numvaga nsabwa kuba meze nk'aba bantu bose nabonaga bambaye neza, bavuga amagambo akomeye, baza mu rusengero bakavuga mu zindi ndimi. Ariko umunsi umwe Imana yanyeretse ko idashaka imiterere yacu, ahubwo ko ishaka umutima. Nkibimenya nararize mbura icyo mvuga, ariko nasohotse numva nkijijwe ibintu byinshi byari bimboshye. Nicyo gisobanuro cyo kwizera. Nari nizeye. Abantu bari bamuteze amatwi cyane. Hari abari bacecetse basa nkaho bageze mu gihe cyo kwitekerezaho, abandi bagenda bunamura imitwe buhoro buhoro bakomeza kumwitegereza mu maso. Nawe yarahagaze yemye avuga adategwa. Rogan yahise amukunda, aribaza ati byagenda bite nk'uyu mukobwa ari umugore wanjye? Uko biri kose niwe muntu nkeneye, ariko se nabasha kumwigarurira nte nari umurokore? Ikindi ninjye wambaye bitandukanye n'iby'abandi. Uyu mukobwa nagakiye nimero ye nkagerageza amahirwe. Umva ko bagira ngo iki, anyemereye ko dukundana nahita mugira umugore, abandi bakobwa bose nabareka. Uko biri kose aritwararika, ntajyarana n'abasore nk'uko nanjye mbigenza nkararana abakobwa. Uriya wariyubaha, ikindi andinzeho mu kuvugira mu ruhame. Yakomeje kwiganiriza mu mutima ati umukobwa ararenze, yavamo umuyobozi mwiza, kandi ukuntu yubaha yavamo umugore mwiza. Ntiyajya nangora kuko ntasukisha, ntiyambara amapantaro, mbese mbishaka najya mugurira ikanzu imwe akayambara umwaka wose.
aramutse anyemereye ibyo kujya mu bakobwa rwose nabivamo nkaba umwana mwiza byatari, ariko n'ubundi nintaha nkumva gikomeje kunsaza ndakora ibishoboka byose nigeragereza amahirwe. Tricia we yarakomeje kwigisha, Patient n'abandi bateze amatwi. Ibyo Logan yatekerezaga ntawe ari kubimenya, cyane ko yaramuhanze amaso nk'aho ari gukurikira. Tricia yarageze avuga ati kwizera ntabwo ari ukudakora ikosa, ni ukumenya gusaba imbabazi no kwirinda kurisubira iyo warikoze. Kwizera ni ukwemera ko Imana ari nziza kabone niyo waba waracitse intege. Twebwe urubyiruko tujya tugirwaho n'ibintu byinshi birimo gutinya abantu, kwigunga, kwigereranya n'abandi no kumva ko tutari ab'agaciro. Ariko Imana iravuga iti ndi Imana yawe. Si Imana y'abambaye neza gusa, si Imana y'abafite amazina akomeye, ni Imana yawe wowe uyumva ukayitega amatwi ukayikorera ibyo ishaka. Agiye gusoza yaravuze ati ntuzigere wumva ko hari undi Imana yateguriye umwanya mwiza kurusha wowe. Wowe urahakwiriye, waje uko umeze, ariko Imana irashaka ko utawagize impinduka. Wowe gira umutima woroheje uyegere, nayo izakwitaho kurusha uko wabyiyumvishaga. Yavuye imbere asubira mu cyicaro cye. Logan aramurangarira ngo arebe aho yicaye. Bahise batera akaririmbo, barahaguruka bagendana na korali yari igezweho. Logan yatangiye kubyishimira kubera ko muri urwo rusengero yiyibonemo umukobwa utagira uko asa. Amateraniro yararangiye, asuhuza abantu benshi cyane kugira ngo arebe ko yagera no kuri Tricia akamusohoza. Patient yicinyaga icyara avuga ati ndabona yabikunze, uwama akajya ahora aza gusenga. Bageze mu rugo bari gusangira, Patient aramubaza ati wabibonye ute se? Niwe ati nabonye ari byiza cyane, ni byiza pe, ahubwo se kuba umurokore bisaba iki? Ko nabatejwe ku gahanga nkiri uruhinja, byagenda bite ko nshaka kuba umurokore nanjye nkagera no ku rwego rwo kuba muri korale? Kuririmba byo ndabishoboye, indirimbo zanyu nazo ziroroshye nahita nzimenya. Patient yarishimye yumva ko hari mugenzi wagiye guhindukira akakira agakiza. Nyamara ntiyarazi ko byose yabitewe na Tricia yari yakunze. Patient yarebye Logan aramwenyura amubwira mu ijwi rituje ririmo urugwiro ati Logan, icyo kibazo cyawe kinteye ibyishimo. Iyo umuntu atangiye kugira inyota yo gukizwa no kwinjira mu muryango w'Imana, kiba ari ikimenyetso cy'uko umwuka wera atangiye kumukorera mu mutima. Kandi reka nkwibira akabanga, kuba umurokore ni ibintu byoroshye, ariko bisaba umutima wicishije bugufi kandi ushaka Imana. Logan ati ngaho mbwira rero, kuba umurokore bisaba iki? Patient yakomeje amusobanurira ati ndabikubwira mpereye iruhande. Icya mbere bisaba kumenya ko ugomba gufata umwanzuro wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ntabwo bisaba kuba waravukiye mu muryango usenga cyangwa ngo ube warabatijwe ukiri uruhinja, ahubwo nuko wowe ubwawe uba wemeye ku giti cyawe ko ushaka guhinduka, gukizwa no kubaho mu buzima bushya. Yamugaragarije ko kubatizwa ari uruhinja atari bibi. Aramubwira ati ariko nta gaciro biba bigifite mu buzima bwo gukizwa, kuko iyo ubatijwe utabyihitiyemo atari wowe wifatiye icyemezo, hari byinshi bikugora mu gukizwa kwawe. Gukizwa ni amahitamo, si ibintu umuntu akora abihatiwe cyangwa atabizi. Logan yamwerekaga ko ateze amatwi kandi ko ashaka guhinduka. Patient nawe akomereza hati icya kabiri ni ukwihana no kwatura ibyaha. Buriya iyo umaze kwemera Yesu usabwa kwihana no kwatura. Ibi bivuze kwemera ko hari ibyaha wakoze, ugasaba imbabazi, ugahindura uburyo wabagaho. Ibyo byose ntubikorera imbere y'abantu, ahubwo ubikorera imbere y'Imana, ariko n'itorero rigufasha mu rugendo rwawe. Logan ati bahita bakugira umurokore wemewe se? Patient ati umuntu aba umurokore iyo yemeye gukizwa ku bushake bwe, nyuma y'uko yarigishijwe inyigisho zigizwe n'amasomo 12 cyangwa arenga, akaba yitabira amateraniro kenshi, akajya agaragaza ko yifuza gukura mu mwuka. Bimusaba kugera kuri rwa rwego n'abashumba bamubona nk'umuntu ufite imyitwarire ishimishije. Yabishaka agasaba kubatizwa, babona ko yiteguye akemezwa n'inama y'ubuyobozi bo mu itorero. Logan ati ariko ntabwo noneho uri gusobanura ibintu neza nka mbere, nyine byasaba amezi angahe ntangiye gukora ibyo byose? Patient ati ni igihe gito cyane kuko tugira ibyo twita ibihembwe. Igihembwe kigira amezi 3, ayo mezi 3 akaba ari abantu bashaka kubatizwa bigishwamo. Logan ati ubwo se kwiga byo bitangira ryari? Note nk'uko nabikubwiye bizagusaba kujya usengera ahantu hose habaye amasengesho. Umwigisha navuga ngo ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nahaguruke cyangwa ngo atere hejuru, uzahaguruke bagusengere. Nibamara kugusengera uzigishwa, bakubwira igihe utangiriye, wiga amezi 3 y'igihembwe. Gusa igihembwe kimwe kirabura ukwezi kumwe ngo kirangire, abarangije ayo mezi 3 biga ngo babatizwe. Ubu aba mbere bazabatizwa mu kwa gatatu, bazongere kubatiza abandi bantu mu kwa gatandatu, kandi turacyari mu kwa kabiri. Nawe urabyumva utangiye ubu wazabatizwa mu kwa gatandatu. Iyo umaze kubatizwa, iyo ubishaka usaba kujya muri korali. Bazagutangaza mu itorero ko ushaka kuyijyamo, korali ushaka nayo iguha igihe. Ubusabwa kumenya indirimbo zabo n'utundi tuntu twibanze, ariko icya mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ibindi birikora. Logan tubwibatijwe ukagenda muri korali biba birangiye rero. Nawe ati ntabwo gukorera Imana birangiriraho.
ushobora no kwitanga ukitangira itorero, ukaba wajya mu mirimo iri gukorwa ku rusengero, niba hari icyubaka ukajyayo, baba bashaka gutanga amafaranga yo gukoresha ikintu runaka nawe ukayatanga, ukaba wanarenzaho, ukaba wakora amasuku ku rusengero nko ku wa gatandatu cyangwa ku wundi munsi, ugakoropa ugaharura hanze, cyangwa se ukajya gutera intebe mu rusengero, kuko buriya nubwo dusanga ziteye neza ku cyumweru haba harabayeho umunsi wo kuzitera. Wowe nukomeza kujya uza gusenga uzabona byinshi byo gukora. Icyakora byose bisaba imico myiza no gukunda Imana bikuvuye ku mutima gusa. Logan yaramwenyuye ati nabonye ari byiza, uzamperekeza njye kugura imyenda nzajya njyana gusenga. Pasi ati ndahabaye, nzagufasha rwose, kandi biranshimishije kubona ugiye guhinduka. Ubuse uzashobora kureka inzoga? Yaramwishimiye cyane, ariko ntiyarazi ko anywa n'itabi, ahubwo rimwe na rimwe akanywa n'urumogi. We ntiyashakaga gusenga cyangwa guhinduka, yifuzaga gufatisha Tricia, kandi nta bundi buryo ari kubikoramo. Uwo munsi bagiye gushaka inzu, bwira abayibonye bimuriramo ibikoresho bya Logan. Uwo mugoroba Pasi yamaze kumufasha gushyira ibintu ku murongo. Logan yagiye mu isoko agura ikarito y'inzoga z'ibyuma z'amarikeri yari asanzwe anywa. Yarayibaza ukuntu agiye kwigira umurokore kubera umukobwa, asanga bizamubiza icyuya kuko byari kumusaba kwitwararika no kuba wajijisha abantu mu gihe runaka. Ntiyari gusubira mu tubari, ahubwo ari kujya zinywera iwe, kandi akagira akabati azibikamo ku buryo nta muntu wari kuzamusura amutunguye ngo azihasange. Ikindi yiyemeje kujya azinywa ku mugoroba gusa, usibye ko ari nako yari asanzwe abigenza. Ahubwo ikintu yahinduye ni ukujya mu tubari muri wikendi, ariko ibyo kuzana abakobwa bo kumuraza ku wa gatandatu no ku cyumweru byo ntiyari kubicikaho. Yagiye mu kazi mu gitondo akorana umwete nk'ibisanzwe, ku mugoroba arateka, afata inzoga arinywera. Mu cyumweru hagati we na Pasi yabajyanye mu isoko, amuhitiramo amapantaro meza umurokore yashoboraga kwambara agiye gusenga, amusaba no kugabanya ku musatsi gake. Ku cyumweru mu gitondo yariteguye anyura kuri Pasi yabajyana gusenga, ageze asuhuza abantu bashoboka. Nyuma yaho amateraniro yaratangiye, bageze aho basaba bifuza kwakira agakiza kwigaragaza, abo uwa mbere mu gutera hejuru. We na bagenzi be barabasengeye nk'uko byari bisanzwe bigenda. Abadiyakoni barabyishimiye, amateraniro arangiye bamukatana hirya bajya kumubwira uko bizagenda. Yavuye mu materaniro asobanukiwe uko yaragiye kwiga, bihuza neza nuko Pasi yari yabimubwiye. Kugira ngo hatagira umuntu umukekaho ko ari umukobwa wamuzanye, yirinze kuzigira amuvugisha cyangwa ngo ajye kumusuhuza mbere yo kubatizwa. Byari kumusaba kugira umutima ukomeye no kwihangana bikabije, agatsindira uwo mukobwa yabonagamo nyirakuruza w'ubuvivi bwe. We yarategerezaga, yaba ataje kumusuhuza agataha anarebye aho aherereye. Yamuboneraga imbere ye habaga hari ikintu ari bwigishe, yahawe umwanya kuko yari ahagarariye urubyiruko rwo mu itorero. Igihe cyaje kugera akajya asengera ahabera amateraniro hose, yiga inyigisho zigenewe abifuza kubatizwa. Umunsi wo kubatizwa ugeze, bamuheraho nawe arabatizwa mu giterane cyari cyahuje abantu benshi cyane bidasanzwe. Iwabo wa Logan na bamwe mu barokore basengeraga ku rusengero rwari hafi y'iwabo ku ivuko bari baje kumushyigikira, kuko batiyumvishaga ukuntu umusore wiberaga mu mayoga n'abakobwa yarahindutse mu mezi ane gusa yimukiye mu mujyi. Bahageze bateze kandi niko bari gusubirayo, ariko baje kwihera ijisho ngo barebe ko nta kubeshya kurimo. Babyemeye babyiboneye, batashye umunezero ari mwinshi, inkuru yakwirakwiriye ahantu hose. Bamwe mu rubyiruko bayumvise batangiye kwivugisha bati niba Logan yararetse inzoga n'abakobwa agacika ku itabi, natwe duhinduke. Noneho tubyemere cyangwa tubyange, Imana irakora pe. Ababyeyi be bo batashye barira amarira y'ibyishimo kubera ko yari yabazamuriye amarangamutima. Ntibari abarokore, ariko baterwaga impungenge n'imyitwarire yo gukoresha ibiyobyabwenge, bahorana ubwoba ko ari kuzirukanwa ku kazi keza yari yifitiye. Batashye imitima yagiye hamwe bavuga bati ubwo agiye kuba mu batanywa inzoga byose bizagenda neza. N'ubu bihaye intego yo gukizwa, bagatangira kwiga muri icyo gihembwe gishya cyari gitangiye. Si bo gusa, kuko na bamwe mu baturanyi be n'abandi bantu bari bamuzi biyemeje kwiga ngo basuzume inyigisho zamukoze ku mutima zigatuma areka ibyuma n'abakobwa. Pasi we byaramurenze, aramubwira tubaye icyarimwe gishya, nishimiye kukubona ubatizwa rwose. Nyuma yo kubatizwa bari nk'abamufunguriye amarembo. Noneho yatangiye kujya asuhuza Tricia, nawe ku rusengero atamusohoje, ariko yamusuhuzaga nk'abandi bose atamwitayeho cyane. Nyuma y'icyumweru abatijwe, yatangiye kujya ajya ku rusengero no mu minsi itari iyo gusenga, agakora amasuku na bya bindi byose Pasi yari yaramubwiye. Abashumba batangiye kumureba ijisho ryiza kuko yagaragazaga ko akunda Imana cyane. Baba bari kuganira ku bagize itorero, bamugeraho bakamuvuga bigatinda, batarazinduka, aritanga, agatanga menshi, akunda Imana. Amasuku akorwa hariya, agatera intebe, mbese ntacyo wamushinja. Kandi yari kuramya, arangururirwa cyane, yasenga akajya mu mwuka. Akwiriye gutekerezwaho, agahabwa inshingano zisumbuye. Ntibari bazi ko noneho yarageze ku bushobozi bwo kunywa ibyuma bitatu ntasinde, kandi imbere yaranywaga kimwe ubwonko bukaba bwitandukanyije nawe akanya gato. Itabi ryo yarasigaye yinywera ipaki yisigara buri mugoroba kugira ngo abashe gutoza. Hagati mu cyumweru yabaga afite umukobwa umuraza, muri weekend yajya mu bikorwa byo ku rusengero, akaba afite undi uri bumutekere, akamukorera amasuku, akamumesera imyenda, yahagera akamwakira nk'umugabo wubatse, ku wa mbere akabyuka yitahira.
kandi ntiyazanaga umukobwa umwe uhoraho, yazanaga benshi batandukanye abahinduranya nk'uhinduranya amakote. nta n'umwe yajyaga asenga ari wenyine ari mu rugo uretse gusengana n'abandi mu rusengero, kandi nabwo yabaga yivugisha amagambo aterekeranye. Tricia niwe wabaga wamujyanyeyo. Nyuma y'amezi 2 abatijwe akora iyo mirimo yose yo gufasha itorero, yavuze ko ashaka kujya muri korali, yewe barabimwemerera. Bamuhaye amezi 3 yo kuba yitoza indirimbo za korali yari kujyamo, nawe azigana umwete. Amezi 3 yarashize ajya muri korali, amaze kugeramo, cyane ko yaragiye muri korali imwe na Tricia, yatangiye kujya amuvugisha kenshi. Tricia wari umurokore ukomeye, yaramwishimiraga kuko yabonaga ko akunda Imana cyane. Inzozi ze zari umusore nka Logan wakoraga akazi gakomeye, ahembwa amafaranga menshi, ariko akanitangira itorero bigaragara. Tricia yari afite umuhungu bakundanaga, yewe afite akazi kari munsi ya ka Logan, ariko nta na rimwe yazaga mu masuku cyangwa mu yindi minsi itari yo gusenga. Yazaga ku cyumweru gusa, kandi ntiyabaga muri korali. Tricia yahoraga amwinginga ngo azajye muri korali cyangwa se ajya akora ibindi bintu mu itorero. Umusore akamubwira ko abyifuza, ariko ko ubuzima bwabaga butamworoheye. Yakoraga akazi kenshi cyane, agahembwa amafaranga make. Nk'umuntu wifuzaga kubona yo gukwa, bagasezerana amategeko no mu itorero, kandi bagera mu rugo ntibicwe n'inzara, byamusabaga gukora amanywa n'ijoro. No kuba atarasibaga mu rusengero ubwabyo buri cyumweru byaterwaga n'urwo yakundaga Imana. Muri iyo minsi yakoranaga umwete ngo atazasibisha umukobwa yari yarihebeye, azakora ubukwe bwiza buciriritse ariko bwari kubahesha icyubahiro. Iyo yabaga aganira na Tricia, bageraga ku ngingo yo kwitangira gukora indi mirimo hagati mu cyumweru no kujya atanga amafaranga ahagije mu gihe hari igikorwa runaka ntibumvikane neza. Wasangaga bashobora kwitanga ngo bagure wenda nka piano, bafure cyangwa izindi mikoro, rimwe na rimwe we ntiyitange, yanabikora ko iyo bavuga basabye ntarenzeho n'igiceri cya 5. Ariko Logan we yahitaga avuga nka 15 aho bavuze 2, bavuga 10 agashyiraho 25. Kandi yari umusore witonda, atavugisha abakobwa cyane, uretse Tricia wenyine yari yarasabye akanimero, kandi yakamaranye ukwezi ataranamuhamagara. Iyo bazaga muri iyo mirimo yindi itari yo gusenga, Tricia yahahuriraga na Logan ariko ntibaganire. Muri korali naho byabaga ari uko, no muri repetition bagahura. Muri ayo mezi kuva Logan abatijwe, Tricia yahozaga umukunzi we ku nkeke, amubwira ati wajya umera nka Logan. Ibaze ko amaze igihe gitakijijwe akaba akorera Imana kukurusha, kandi wowe wavutse iwanyu muri abarokore, kuki wacitse intege? Njye nifuza ko ukorera Imana ibirenze ibyo ukora, kuko binyereka ko no mu rugo rwacu utazemera ko Imana itubera umuyobozi. Kuki wishinga iby'isi ugakomeza kubyiruka inyuma? Ukwiriye kunyurwa ukamenya ko byose tuzabisiga tukagira iwacu. Sheri, kuko wazabitekerejeho ugashaka Imana mbere ya byose, ibindi kizabikongerera. Erega na Logan agira akazi kenshi kandi keza, ariko uzareba uko yitanga. Ntabura ku rusengero, aba muri korali, aza muri repetition, aritanga, kandi ntumurusha guhembwa menshi rwose. Umusore ati nanjye nkora uko nshoboye, kuva kera nahoze nkunda Imana, none ubu nuko bimeze. Ndi kurwana no kubaka inzu, nshaka y'inkwano, ayo nzakiriza abantu twasezeranye mu mategeko n'imbere y'Imana, kuko niwe wansabye ko mu mwaka umwe twakora ubukwe. Wambwiye ko abantu barambiwe igihe tumaze dukundana ariko tudakora ubukwe. Niyo mpamvu nagabanyije ibintu bimwe na bimwe nakoraga, ariko sinagabanyije urukundo nkunda Imana. Byose bikorera wowe, kandi sinjya mbura mu materaniro. Buri gihe nsenga nsaba Imana ngo imfashe kugera ku ntego twihaye. Kuki ukomeza kongereranya n'abandi? Yaratangiye kumurambirwa kubera ko yahoraga amugereranya na Logan, ariko Tricia ntamwumve. Rimwe ari ku cyumweru, Logan yasabye Tricia ko baganira, amujyana ku ruhande. Yaramubajije ati ese biba byagenze bite ngo umuntu yumve ijwi kandi nta muntu bari kumwe, ari mu nzu wenyine, ari nijoro adasinziriye, rimusabe kuvugisha umuntu runaka. Tricia ati ubwo se ushaka kuvuga iki? Numbwire ko ari mwuka wera wagusabye kumvugisha. Logan yaramubwiye ati kariya kazi nkora karangira nka 11 inshuro nyinshi. Nuko wenda njye navuganye na boss, rimwe na rimwe amagahushya ngataha hakiri kare kugira ngo mbone uko nza muri repetition no mu masoko. Nari maze iminsi nsenga rero, nsaba Imana ikintu nkageza nka 7 z'ijoro. Ariko nakomeje gusenga, rimwe numva ijwi rimbwira ngo Tricia. Nibajije Tricia uwo ari we, nyibitekerezaho rirongera ngo Tricia muririmbana. Maze igihe naranze kubikubwira, ariko buri uko ngerageje gusenga iryo jwi riravuga. Sinkuzeho byinshi, nako nta nabike birenze izina ryawe nzi, ariko izina ryawe nkomeza kuryumva buri uko nsengeye icyifuzo cyanjye. Tricia yaciye bugufi atusengera icyo cyifuzo. Logan ati sinkwiriye kuvuga ibi bintu, ahari wanyita umusazi. Mbabarira ninongera kuryumva nzakubwira ibyo nsengera byose. Nshaka kubanza kubaza pasiteri icyo bisobanuye, kuko wenda nshobora kuba mubukiye kubikubwira. Tricia atumvira umutima wawe, niba kubimbwira bitakurimo uyu munsi, ubwo uzaba ubimbwira mwuka nabigusaba, kandi urakoze kubumbwiye kubwirwa izina ryanjye. Baratandukanye. Tricia atafite amatsiko yo kumva icyo Logan abasengera, gituma iryo jwi rimusaba kumuvugisha. Byageze ku kindi cyumweru, noneho Logan amujyana ku ruhande, Tricia agenda afite amatsiko.
umukunzi we yarahagaze hirya amutegereje ngo batahane kuko yari amaze gatatu ataza gusenga. Hari hashize ibyumweru bitatu byose atahagera. Tricia yumvaga bimuteye isoni gukundana nawe ariko nanone akabura uko agira. Logan akimujyana ku ruhande yaramubwiye ati njye simenyereye kumva ijwi ritagaragara. Bwa mbere nari ndi gusenga numva ijwi rivuga izina Tricia. Nagize ubwoba ngo hasi ariko uwo muntu wamvugishaga ntamureba arambwira ati ni wose avuga umukobwa mwiza ukunda Imana uyubaha ibikorwa bye Imana irabishima. Nahamagaye pasiteri mubwira uko bimeze arambwira ngo ninkomeze nsenge ngo ubwo neretswe. Buri mugoroba nakomezaga gusenga ngatitiriza nkinginga namara kuvuga umukobwa nifuza no kubaza Imana niba nujuje ibisabwa ngo nshake nkumva ijwi ngo Tricia. Nakubeshye iki ni icyumweru cya gatatu namenye ko nishuka ngo nuko mfite ubushobozi wenda mfite akazi keza nkaba ngize igihe cyo gushaka. Imana ubwayo yanyemeje ko nujuje ibisabwa byose ngo nkore ubukwe. Iri joro ho nabonye ibintu umutima urahagarara. Tricia yari yatwawe n'amatsiko menshi ati wabonye ibiki? Nawe ni uburyarya bwinshi ati nkumbwije ukuri nasengaga ariko ndi maso numva ubwenge bwanjye buragiye nibona mu bukwe ndi kumwe nawe. Mbere iryo jwi ryavugaga Tricia sinemere ko ari wowe. Nabonye igihe nawe twasezeranye ku ruhande hahagaze abasore n'abakobwa bari kuvuga ngo uragiye umbabarire kubwo kubikubwira ariko Tricia sinzi niba nakubwira ko ngukunda cyangwa navuga ko ari mwuka wera wantegetse. Icyakora nanjye nzi ko uri umukobwa mwiza wubaha Imana useka neza wambara neza akaberwa ufite ubwenge uzi kuvugira mu ruhame kandi agatanga urugero rwiza ku bandi bari b'urubyiruko. Mu byifuzo byanjye nifuza umukunzi umeze nkawe wazamfasha gukomeza gukora byinshi mu murimo w'Imana. Sinifuza kugarukira aha mba numva nzaba pasiteri kandi kugira umugore wubaha Imana ubera abandi urugero rwiza byazamfasha gusohoza iyo nshingano neza. Ubitekerezeho niba wabikunda usubize ubusabe bwanjye. Nifuza ko twakundana igihe cyagera kandi kitarambiranye tukabana kuko Imana yanyeretse ko nujuje ibisabwa kandi ko ari wowe nsengera. Ayo magambo yakoze ku mutima wa Tricia ikiniga kiramufata amarira amanuka ku matama areba hejuru aravuga ati Uwite inzira zawe ni nyinshi sinarwanya icyifuzo cyawe. Yarebye Logan aramubwira ati nishema kugira umugabo mwiza nkawe wubaha Imana ukunda gusenga. Kuva waza hano ni wahemye kwitangira itorero ubanza hari Imana yaranyumvise kuko nahoze nifuza umusore nkawe ukunda Imana ariko iki ni n'ikigeragezo. Hari umusore dukundana nahoraga nsaba Imana ngo nibura ajye yitabira amateraniro buri gihe ariko byaranze nanga no kumva ibisobanuro bye kuko siniyumvije uko umuntu yasiba gatatu kose akurikiranyije abeshya ngo akunda Imana. Ibyo yambwiye bwa mbere narabyemeye bibaye bwa kabiri nabwo ndabyemera ariko na Bibiliya ivuga ko gatatu ari kenshi. Gusa sinzi inzira ndacamo ngo muhakanire. Ni n'uyu nguyu ntegereje ngo dutahane ubu amaze ibyumweru bitatu ataza gusenga. Uwo musore yari yifashe mu maso yagize isoni zo kureba umukunzi we hirya ari kwihanagura amarira imbere y'undi musore. Logan amuryarya yaramubajije ati ese ntufite amahitamo koresha umutima wawe sinifuza kure ko ukunda kubera njye ndasaba umwuka wera mpindurire ariko kumbwira izina ryawe aho kugira ngo undi muntu akomereke. Urukundo ruraryana kuki Uwiteka ari wowe yanyoboraho. Tricia atari igihe ubushake bwayo busanya n'ubwacu uretse ko no kubera umugore biteye ishema. Niba koko utambeshye kandi ndabyizeye ko mbwije ukuri reka twumvire iryo jwi. Wenda nawe wasanga uri wifitiye undi muntu ukunda utari njye none niba wagize ubutwari ukaryumvira kuki njye narisuzugura. Umukobwa yamusezeyeho atahana n'uwari umukunzi we. Bagiye gutandukana ngo basezeraneho amubwira ibyo byose yaganiriye na Logan. Umukunzi we ati ariko nanjye nkunda Imana gusiba kabiri cyangwa gatatu nkurikiranyije si ikimenyetso ko ntayikunda. Inshuro ebyiri za mbere nakubwiye impamvu urahigima ku ya gatatu ntiwigeze uyimbaza wampamagaye warakaye ngo kuki nasibye mbura naho mera ngo gusobanurire. Nashatse kubikubwira urakupa kutajya muri korali sibyo wanziza. Sheri Imana ntabwo yagusaba kumbabaza bene aka kageni. Umukobwa yamusezeyeho aramubwira ati ukunda Sheri we kurusha Yesu nawe azamwihakana mbabarire. Yamusezaho uwo musore agenda arira biriseriye amarira amanuka ku matama. Yagendaga ajisha ahanagura ariko uwo bahuraga yarabibonaga ko amaso yahindutse umutuku nk'ayo basutse mu rusenda. Bidatinze Logan na Tricia batangiye gukundana byeruye hashize ibyumweru bitatu bavugana buri munsi basaba kwerekanwa mu rusengero. Byarabaye mu kwezi kumwe bafata irembo nyuma y'ukwezi barasaba barakwa basezerana mu murenge. Wa musore wamukundaga agahinda gakabije kendaga kumwica none ahagarika akazi k'inyongera akoraga ngo azabona y'inkwano vuba agahora mu rusengero asaba Imana ngo imuhe gutuza akiriza ubusa kandi akagisha inama abagabo bakuze bari barasengeye muri iryo torero kuva mu bwana bwabo. B'inama bamugiriye yari yo guhindura akajya gusengera ahandi. Bidatinze impapuro zitumira mu bukwe bwo gusezerana imbere y'Imana zarasohotse. Muri iyo minsi noneho Logan yigomwe bikomeye agabanya kuzana abakobwa mu rugo abaje bakaharara mu museso bugacye bataha. Amayoga byo byari umuco itaba ari uko ntiyari kubicikaho. Abantu bose bashimagizaga urukundo rwabo abapasiteri barwanira kuzabasezeranye.
bitwaraga neza mu itorero, bazinduka bakagerera igihe, baririmba mu makorari, bakora n'imirimo y'ubwitange, bigatuma abandi bafatiraho urugero. Umunsi wo gusezerana warageze, bajya gusezeranira iwabo wa Logan ku ivuko. Ariko abantu benshi cyane bitabiriye ubwo bukwe, biganjemo mu itorero rya Tricia ndetse n'abarokore baho Logan yavukaga bari bamaze kunywa inzoga, ariko akaba yarahindutse. Nuko bibwiraga. Umunsi w'ubukwe wararangiye, barara mu nzu Logan yari yakodesheje iminsi 2. Wa musore wakundanaga na Tricia we haburaga agata akiyahura, ariko nyine agakomeza kwiyambaza Imana kugira ngo bimworohere. Yari yarumviye inama bamugiriye, ahindura urusengero, ntiyakomeza gusengera mu mujyi hafi ye. Yaremeraga agategesha menshi, akajya mu rundi rusengero rwa kure ashakayo n'inshuti nshyashya. Ku munsi w'ubukwe yiriwe asenga ngo Imana imukomeze umutima, kuko yumvaga birenze ku bushobozi bwe nk'umuntu. Ubukwe bumaze kuba, ku munsi wakurikiyeho Logan yasabye Tricia ko basubira mu mujyi bakabana mu nzu yakodeshaga. Kugeza ubwo ntiyari yakubatse inzu ye. Hari akandi kumba nyiri igipangu yari yamwemereye kumuha akagakodesha, wakabagamo akimuka, ku buryo bari kuba bisanzuye bafite ahantu hanini ho kuba. Bakigerayo Tricia yakubiswe n'inkuba afunguye akabati agasangamo inzoga z'ubwoko bwose. Hari harimo ibyuma, harimo amarikeri akaze gusa, nta n'agafanta kari karimo. Yabajije Logan ati sheri, ibi ni ibiki? Nawe ati bihe, uravuga izo nzoga se? Tricia yasakuza cyane ati ndamusigara sheri, amapaki 6 yose, ninde wari warasigiye urufunguzo? Logan yahise aza afata icyuma aragifungura asomaho, acana n'isigara, aramubwira ati utumye nibuka ko maze icyumweru cyose ntasomaho, numvaga nenda guhera kubera inyota. Tricia yagize ngo ari kurota, arimuze turakomeje, n'undi kubona cyangwa ndi mu nzozi? Baba bampinduriye umugabo simbimenye se? Logan ati ntabwo bampinduye, ahubwo icara nkubwire. Tricia yafashe ku mazuru ati basi reka kunywa ibyo bitabi Logan, utumye nkuvuga mu izina kuko sinzi niba ari wowe nakunze, wambwiye ko wanyeretswe. Logan yisetse ati sinakweretswe, sinzi nuko berekwa. Icyakora byo narabirose, kandi inzozi ni ibintu biba kuri buri wese. Twarasezeranye, kandi umusore wanze kubera njye uriya yari ari kurira, nanjye abakobwa nakatiye ubu bari mu gahinda. Urumva se bidahura n'ibyo nakubwiye? Njye nagiye gusengera mu barokore, nzanywe n'inshuti yanjye bisanzwe, nkubonye ndakwishimira, biba akarusho uri imbere wigisha. Nagukunze birenze bikenewe, ngukunda cyane. Nari gukora buri kimwe ukaba uwanjye. Buri kimwe cyose nakoze nari nagipanze, uretse ko kwiyoberanya byari byenda kumpeza umwuka. Mbega ibintu biba bigoye. Gusa iyo Mana yanyu ishimwe, niba ari ibyihishe inyuma, icyo nifuzaga nkaba nkibonye. N'ubundi umugore mwiza avuna nko kubaka etaje, kuko no kubaka inzu y'icyumba kimwe byarananiye kandi nkorera menshi. Umuntu tuzabana iteka, ni gute ntari kumuvunikira nkemera no kwicisha inyota? Ubu ngiye kubanza nivura umwuma, ubu ntekera ntaza kuzengerera kubera kunywa ntariye. Tricia yararize araboroga, aramubaza ati ubu si byo wize muri Bibiliya, basi wumvaga nta kuri kurimo? Logan ati hari ibyo nemera nk'ukuri, kandi umuntu abikurikije byamubera byiza, ariko njye ntabwo byabaga bimfasheho. Ikindi nta kintu cyandikisha inzoga n'itabi, bimwe naranabyibagiwe. Icyo nibuka ni akaririmbo kamwe mwakundaga kuririmba, uretse ko nako ntakarangiza ndi njyenyine. Mbabarire kubwo kuba naratumye ukeka ko ari idini nari nakunze. Tricia yamuvuye iruhande ashaka gusubira iwabo, ariko nanone abona bitashoboka. Logan yahise yirakaza abintare, aramubwira ati ntukomeze kwiriza ngo ugire ngo biri kunshimisha. Ndagusabye ngo byakire, kandi nushaka gusubira iwanyu umbwire ngo utegere, amafaranga ndayafite y'itike rwose. Menya ko utazabura ibyo kurya, ntuzabura imyenda, sinzakubuza gusenga, sinzakubuza kujya aho ushaka. Kimwe nuko nanjye uzandeka nk'inkwera, cyane ko nazagutuka cyangwa ngo ngukubite kandi ngukunda. Ndagukunda Tricia, ntugire ngo navurungaga n'ikindi kitari urukundo ngukunda. Tricia wari wahindutse umugore, yagiye mu cyumba hamagara pasiteri amubwira uko byose byari bimeze. Pasiteri nawe biramutungura, yaramwihanganishije aramubwira ati uko biri kose ntiwahita usenya kubera iyo mpamvu gusa, ukwiriye kugumana nawe ahubwo ukamwerera imbuto nziza. Byose biberaho impamvu, wasanga mwarabanye gusa kugira ngo uzamuhindure bya nyabyo. Buriya ashobora kuba atarahindutse kubera urukundo, ariko wenda akazahindukira mu rushako. Numwubaha ukamwereka urukundo, nawe azagerageza guhinduka. Ujye usenga usaba Imana kugufasha, ntuzigere umucyurira, ahubwo ujye umubwira amagambo meza, nagutuka umusubizanye neza. Haranditswe ngo gusubizanya neza bihosha intonganya n'uburakari. Nujya ubona yasetse, aba aribwo ujye umujyana mu byiza byo kuba umugaragu w'Imana, unamubwira ikimwifuzaho, wenda azagira abicikeho, kuko niba byaramubase ntacyo wakora ngo ahita abicikaho, bizasaba igihe. Icyakora muri korali no mu bindi yakoraga arahagarikwa. Tricia yababaye n'amaganya menshi, atavuga se azigera agaruka gusenga, ko yambwiye ko icyo yashakaga yakibonye. Kugeza uyu munsi Tricia yakomeje kwitwararika ku mugabo we ngo arebe ko yahinduka, ariko nta cyizere bitanga, kuko Logan ntakijya no gusenga. Ikintu yahinduye ni ukunywa ibyamufungisha bitemewe n'amategeko y'igihugu gusa. Icyiza kino kasinda ntarwane, ariko nka Tricia w'umurokore biramubangamira kurarana n'umugabo unywa inzoga agatumbura n'isigara.
nawe ntazi aho bizaherera, ahora yicuza gusa kubwo kuba atarabanye na wa musore yanze, amuziza ko atarakitabira ibikorwa by'itorero cyane. Kandi uwo yanze yashatse umugore ukunda Imana no mu rusengero rundi yari yaragiyemo yaramuhungiyemo. Nyuma yo kubana nawe bagarutse aho yasengeraga, ari naho Tricia yagisengera. Ahorana umutima uhagaze iyo babonye bazanye gusenga. Umugabo we Logan yamusize mu rugo ari kumwe ibyuma. Yifuza uwasubiza ibihe inyuma akamubura, akishinja amakosa menshi yo kuba yarahubutse akanga umusore bakundanaga ngo nuko atagiraga ishyaka ryinshi mu byo kwitabira gahunda z'itorero, kandi ari we wamushyiragaho igitutu amubwira ko ashaka ko bakora ubukwe vuba. Logan we ahora abyinira ku rukoma kuko yabashije gutsindira umukobwa yifuzaga. Ntamuca inyuma, ntamutuka cyangwa ngo amukubite, arahaha kandi aracyamukunda nka mbere. Gusa inzoga n'itabi byo yumva bazanabimushyingura iruhande. Kubireka byaramunaniye kuko yakabije, kandi ku kazi batangiye kumukemanga. Bamuhaye imiburo myinshi bamubwira ko natazigabanya bazamwirukana. Kubaka inzu ye bwite byo abifata nko kujya ku zuba n'amaguru. Tricia nta kintu kimubabaza cyane nk'uko uwo yanze wiyibera mu nzu ye kandi akayibanamo n'undi mugore bakundana cyane. Pacia nawe ntiyarazi intego ya Logan ko yari iyo gufatisha Tricia gusa. Ntabwo atagira ngo amwingingire guhinduka, ariko byaranze. Icyakora hamwe n'icyizere no gusenga Imana cyane, Tricia na Pacia biziye ko hari umunsi Mwuka Wera azigaragaza koko agahindura umutima wa Logan, agasubira mu rusengero kandi akareka inzoga n'itabi. Ba bantu bakijijwe kubera Logan bacitse intege, babona yuko burya ko ari ukwishushanya. Naha dusoreje iyi nkuru. Niba wifuza kugira uruhare mu iterambere ry'urugo rwa Tricia, wowe tugiranye ku musozo ujye ufata akanya basengere, ubundi Imana izumva isengesho ryawe imusubize. Kandi Tricia ari buze kwishimira gusoma ibitekerezo byanyu bimuhumuriza n'inama zanyu zubaka. Ntucikwe n'izindi nkuru.